murakoze perezida w'urukiko. Ukuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise ikibazo cya depression, diabete n'ibindi. Ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28. nta kintu nshobora gusubiza nicaye, baranyishe cyane, umpaye uburenganzira twavugana nicaye. Twatanze inzitizi dusaba yuko mbere y'uko uru rubanza ruburanisha uwo twunganiye yarekurwa by'agateganyo, akaburana ari hanze, dushingiye ku ngingo ya 97 ya Code de procédure pénale. Iyo nzitizi turayitanga mu buryo bukurikira. Kuva iyi procédure yatangira twigeze duhwema kugaragariza urukiko ko Karasira Aimable afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hakiyongeraho n'ikibazo cya diabete. Ibyo bibazo rero Monsieur le Président bisaba ko umuntu yakurikiranwa umunsi ku wundi n'ababishinzwe ahantu habigenewe. Tukaba dusanga gereza itari mu nzego zagenewe gukemura ibyo bibazo by'abantu bafite bene ubwo burwayi. Monsieur le Président, Bwana Karasira Aimable agifungwa, ibyo bintu twarabigaragaje, twandikira
muri CHK abashinzwe ibibazo bya santé mentale. Icyo gihe batubwiye ko icyo bashobora gukora ni uko babonye icyemezo kivuye mu rukiko ariho bafasha gukemura icyo kibazo. Twagize n'Imana, ubushinjacyaha bufata iya mbere. Tariki ya 6 Nyakanga 2021 bwakoze requisition, ibyanditse mu Gifaransa, requisition for an expert and taking an oath, aho basabaga umuntu w'umu expert bumusaba gusuzuma uko Bwana Karasira ameze kugira ngo burebe niba afite ubwo burwayi. Banavuga yuko hazasuzumwa ingaruka zaterwa n'ubwo burwayi. Dr. Chantal Murekatete nka muganga wa leta y'u Rwanda yahereye ko arahira, maze ashingiye kuri dosiye y'uregwa yaje gutanga inyandiko mvugo mu buryo bukurikira. Kugira ngo nibutse ko yabyanditse mu Gifaransa, bikaba byiza mu rwego rwo gusobanurira esprit y'ibyanditswe mwanyemerera Monsieur le Président bikaba byasoma mu Gifaransa. Dore ibyavuzwe na Dr. Chantal ukuriye santé mentale kuri CHK. Yavuze ko Karasira Aimable est suivi au sein du département de santé mentale depuis 2003 jusqu'aujourd'hui pour un trouble anxieux et dépressif sévère. Karasira Aimable akurikiranwa muri iriya departement kubera yuko yagize trouble ikomeye mu mutwe, yihungabana kandi ikomeye kuko agakomeza. Ce dernier décompose dans des moments de stress aigu où il peut agir irrationnellement sans toutefois perdre sa capacité de discernement. Akunze kugira ama-stress akomeye agatuma agira za réaction irrationnelle. Irrationnelle sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, ariko ntatakaze capacité de discernement. Bagakomeza. Par conséquent, après chaque crise aiguë, il s'ensuit des justifications irrationnelles dont les raisons sont toujours externes à lui-même.
il s'ensuit toujours des justifications irrationnelles dont les raisons sont toujours externes à lui-même, le forçant à attaquer le cadre autoritaire par des menaces. Par des menaces. Par conséquent, après chaque crise aiguë, par exemple, perte d'emploi, yewe ijambo nakaga hariya mwambajije imyirondoro mbabwira ko ariyo abanyunganira ngira ngo ni nawo mujyo mwiza ngira ngo nabariya batandukanya birangora ariko ikibazo nuko uburyo ngira ngo metre ari kuvuga twabonye umwanya wo kubiganira yewe ntabwo naje ndi mu buryo bwo kuburana pe abantu ubona b'abacungagereza banzanye ku ngufu urumva ndi umuntu umaze iminsi ntasinzira mirirwa ndyamye igicarubuzo sinzi ukuntu nabivuga ariko ubushize ejo buri kuri 26 bo baradutegetse ngo tujye kwitaba ku mateleviziyo bashaka kugufotora ngo berekane ko ibyo bintu tutabikorerwa bamwe ntitwajyayo dukomeza turi mu bihano mu by'ukuri jewe ubuzima ndimo uretse no kuburana gutya nje ndi guhanwa na RCS yarabivuze ngo nguko twavuye hanze ngo nibyo bari kudukorera maze iminsi 3 ntasinzira nge ndarinzi ko ngera hano nkavuga ikibazo cyanjye ntabwo mpabwa imiti nk'ubu ndi kubona isereri ngewe nifuza yuko na mu by'ukuri n'iby'inzitizi nazabona umwanya ariko gereza inyemereye kuko iyo bo baje ibi bivugwa mu magambo hariya mu bikorwa siko bimeze bafata ibintu bimwe na bimwe barabifotoranya wenda barabibaha simbizi bo oya ndi kuvuga cyangwa nuko nicaye reka mvuga ibintu neza kugira ngo tubyumvikane kuko hari igihe umuntu wagira ngo ni umusazi ibi bintu bavuga biri mu nyandiko ariko aba bacungagereza ni abantu akora bikagaragaza ko ari abantu ba leta akanagutuka bagakubita nk'ubu impamvu nje bafite ahantu bakubitira abantu inyuma y'amashuri ngiye mbonye bagiye gukungubita ndavuga reka nze kandi ndabibabwiye nje ku ngufu ntabwo niteguye maze iminsi 3 hari imiti mfata ibyo metere yaramvugiye diabete yose bayimvanyeho hazamo umugongo hazamo ibiki kuko nge ntabwo nshobora kubura ntabwo ari kutabishaka ntabyo nashobora ndi kubona isere nta kintu na kimwe mfite kabisa bijyanye n'ukuntu abayeho muri gereza ku buryo situation arimo yagira ngo azabanze kuyigeza ku rukiko yavuze ibijyanye n'iyicarubozo n'ubundi burenganzira bwagiye buhonyorwa ku buryo atari dans les possibilités yo kuba yaburana none akaba yifuza guhabwa umwanya agategura urutonde rw'ibyo bibazo byose
kandi cyane cyane rurimwo nuko adafite n'uburenganzira bwo kuba yashyikirizwa impapuro zatuma ategura urubanza. ubundi jyewe nari naje shingiye kuri iyo nzitizi nari ngiye kubaha mu kanya, ariko iyo nza kubona uburyo bwo gukomeza kuyisobanura nabyo nari nibyo nari ngamije, ariko kuba akeneye mubibamwo umunsi ku wundi, kuba yahabwa umwanya wo kubinonosora mukamuha igihe, ariko munazirikana yuko kugeza uyu munsi nigeze kumushyira acte d'accusation n'ayandi mapeve ajyanye n'urubanza rwe, inzego za gereza ntizigeze zibimushyikiriza. ibindi bijyanye wenda n'ibibazo ahura nabyo umunsi ku wundi, mumuhaye umwanya muke, akanya gatoya, wenda yabibagezaho, ariko ikigamijwe no kugira ngo ibyo bintu bikemuke, kugira ngo abe yategura urubanza mu mucyo hashingiye. Murakoze perezida w'urukiko. Ukuntu ikibazo jyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye, kurwara nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise, ikibazo cya depression, diabete n'ibindi. Ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi. Nuvuga ngo aho dufungiye hari abantu 10,000 ariko twe n'umuvugizi wa gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri, yaravuze ngo kanaka Karasira, Kayumba, Cyuma, ntabwo muzi uko hanze mwitwaraga. Niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo. Nge rero ndi mu gihano ntazi pe, nta cyaha nakoze kugeza ubu ndi umwere, ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda, aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe, gukubitwa. Mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu, uburyo gifunzwe ni nguko bano ba apartheid bicaga birabura. Bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta, arabikwibwirira ngo perezida yaravuze Nyakinama umwaka ushize, wowe wigira umusazuro umuntu mubi mu nyungu zo kutwica. Sijye nyine dupfa turi benshi. Njyewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakanturutira. Ikindi cya kabiri, hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu, ningira icyomba ni nko kuraga, ariko ntabwo niteguye kuburana. Ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko. Igihe nsaba ni kimwe, ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya, bakabeshya bakubaha amategeko gato nk'uko bayubahira abandi. Kuko deja nk'ubu n'ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora, bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'ibyo uburana. Nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana. N'abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo, bakora ibintu turi mu cyo bita experiment. Hari amabafure aba ari hejuru, amatara atazima, ni ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo. Urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti, niba yitwa Brigitte, yitwa Violette, uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye. Uyu n'ubundi n'umwanzi w'igihugu. Umuntu nabanye ndi umugore w'umujenerali, ntabwo we wananira. Doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona
niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikorera abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Njye rero ikintu usaba ni iki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyicuruza ariko byibura bampaye umwanya tugira ibyo tubishya abantu. Ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamu ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo, nge sinatinya kubihisha. Abandi babihishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe ariko nsaho guye nk'ibyo. Ni icyo ariko na kano kanya muca perezida icyo nkeneye cyane, kuko n'izo mbogamizi kuzishyiraho hari igihe umuntu atabyitabira. Icyo nkeneye ni minimum ya human right. Humeke nk'abandi, ntabwo tuba ahantu duhumeka. Ubu ngize amahirwe ndi guhumeka, dufungiranwa ahantu hamwe buri gihe. Bano bantu kugira ngo abantu bamubyumva neza, ndaguha urugero. Rusesabagina niyo naguha, we nta kibazo. Uriyo bita Rutunga, abariya baje abo bariya bita ngo bajenoside cyangwa FDL, ubo boretse gato bajya mu misa, bareba televiziyo, bakora siporo, twe twirirwa dufungiranye. Komanda General Mariza Mundawubi yari yizi ati si RCS nabo hejuru yo baba duhakiretse niba ari mwe tubaza rero nge mwabaduhaye niba mwaravuze ko tugomba kwicwa nk'ibyo bari kudukorera. Ngewe mugende kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzabura, ariko jewe nashaka ko mburana kuko jewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kubona biriya bintu mwambwiye ndegwa nta na kimwe ndemera, ahubwo jewe ndagira ngo ukuri kumenyekane. Ntabwo je napfobya jenoside yaraniciye abantu, ndetse rwose yarateguwe ndanabizi, nta macakubiri nazana, ariko nibampa uburenganzira nitesobanura. Dushobora no guhera kano kanya, nka kano kanya ndi kubona isereri afite diabete. Sinzi diabete niba muyizi, urumva no ibintu bibi. Imiti yabo barayihagaritse completely. Depression imiti yabo barahagarika completely ngo nushaka uzapfe. Doko n'abantu icyo bita mu gifaransa chosifié. Ntabwo turi human being, turi les choses. Aho utabona amazi yo kunywa, aho uhabwa ibiryo bigaze. Donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura, ndi guhanwa. Nta mpamvu rero yo kuburana, naratangiye ibihano biteye n'ubwoba ugerageje n'abandi bantu mwumva bafunze. Baza n'umuganga ahita mpima, dusabe baza n'umuganga bari ukuntu meze, nibyo byaba byiza. Monsieur le Président, ndumva muduhaye igihe gitoya ngakomeza nkabonana nawe tukabanza tugakemura biriya bintu byo gutegura urubanza. Nzakora ibishoboka si bizagaragare nk'aho ari ugutinza urubanza, de toute façon nta yindi mfite yo gutinza urubanza umuntu afunze. Icyo gihe
nyuma y'iyo minsi mikeya muzaba mwaduhaye numva twashobora no gutanga inzitizi mu gihe uwo nunganira avuga ko ahagaraye hano afite isereri amaze iminsi ari dans des conditions de santé atari nziza zituma arushaho guhungabana numva monsieur le président byadufasha. Monsieur le Président, byanadufasha yaba jyewe yaba we turi dans des conditions yo guherekeranya busesuye inyandiko zijyanye n'uru rubanza kugira ngo iki kibazo kitazongera kugaruka mu gihe tuzaba turi imbere yacu. murakoze mwanyihanganira kuko hari amaterime juridike mba ntazi ngira ngo umushinjacyaha hari akantu avuze ngo ni mizi sinzi ukuntu abivuze bishaka nko kuvuga impamvu ituma wenda ntaburana kugira ngo wenda ntabyemera ntumvikanye n'unyunganira nkaba nemeye ibintu bitari byo. Ngewe naje hano impamvu uvuga ko nashaka nako si ukudashaka ntiteguye kuburana navuganye n'abacungagereza banzanye ndababwira nti ntabwo ndi bujye kuburana mu nzu uburyo mumfatamo ibi byaba ari nko kujijisha amaso y'abantu ngo ngwino ku itegeko kuko iyo nawe wenda bari kujya kunkubita nk'uko birirwa bakubita abandi. So jye naje ku ngufu ku bijyanye n'urubanza metere namwibutsa haciye igihe n'umwaka ushize umwe mu bacungagereza yitwa Rurangwa Frank yabifashe metere areba nta dosiye yageneye nabura ni impamo y'Imana barabifata bo bakabitwara hari nari nabona wenda yavuga nuko ngo ibya dosiye byo ni ibindi ngomba kuzayiga nkabona umwanya. Icyo nari ndi kuvuga ni condition de vie ndarwaye diabete ndwaye depression hiyongereyeho umutima twirirwa ahantu hatabona ku buryo no kureba ni ikibazo donc nabanza nkakira nkamira nk'abandi nkaburana n'abandi ubundi nkabona na dosiye yanjye nkayitangira nkayiga kuko kugeza ubu murakoze.
yego perezida iki gihe ntabwo nzi yamfasha ibyerekanye n'uburenganzira kuko jye icyo nsabye cyose ntandukanye n'abandi cyangwa uriya ndagije imana kuko ni nawe uyobora ibikorwa nk'ibyo byose by'ubugizi bwa nabi niwe wenda wagira ni uriya n'ushinzwe iperereza niwe wamfasha ibyo byemezo nkabibona ariko ni icyemezo cyoroshye n'ubu duhamagaye muganga wese yahita abibona biba biri uhita ubibona kano kanya